twongeye kubaha ikaze mwe mwese mukomeza gukurikira GCN Real Estate. Murabizi twagiye tubana namwe mu bintu bitandukanye, twabagejejeho uko ibibanza biba bihagaze, twabagejeje ahantu hari amadiru y'ibibanza, twabagejejeho amazu, tubagezaho n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye. So twaberetse R1, inzu igomba kubakwamo muri R2, inzu igomba kubakwamo muri R3, inzu igomba kubakwamo. So rero uyu munsi murabizi ko duhora tubazaniye amakuru meza cyane, niyo mpamvu rero uyu munsi mugiye kubana nanjye ku ishansiye y'inyubako, ukareba ese urifuza yuko inzu yawe iba strong, urifuza yuko kubaka inzu ikomeye guhera hasi muri fondasiyo, tujye kujyana ku ishansiye turebe ukuntu wubaka inzu ikomeye, ndetse iyo nzu nyine ikaba itagira ingaruka either ku midite cyangwa se niko kundi wumva ngo inzu ngo yahirimye, kuko ibi byose ni ibintu bipfira muri fondasiyo y'inzu. Muze mujyane nanjye ku ishansiye tujye kureba uko byifashe. Murabona rero ko ya shansiye yacu twayigezeho. Ahangaha ni muri R2, hakaba hakagiye kujyamo akageretse rimwe. Rero ni ukuvuga ngo ni G1 plus floor imwe nyine, ni G+1, bivuze ngo ni grand yo hasi ndetse na ko hejuru kageretse. So ahantu rero urabona ko hari uburyo bwiza engineer wangana azi kuduha amahirwe yo kuganira biri budufashe. Urabona ko babanje system nziza yo kubanza kubaka cortile before yuko bubaka inzu, kuko hari ukuntu usanga umuntu yubatse washyizeho ibibati wateze, nyine hari ukuntu bidasa neza kurusha uko wabanza kubaka cortile. Ni byiza cyane. Hanyuma hano ni kuri ya chantier yacu. Turi kuhabona ibikoresho byose. Urabona yuko fondasiyo isa nkaho yarangiye, fondasiyo ikozwe n'amabuye n'umucanga ndetse na sima. Rero tukaba tugiye gusaba engineer wahangaha ngo atubwire uburyo twakoresha kugira ngo tugire inzu iri stronger, cyangwa se uburyo bakoresheje kugira ngo iyi nzu izamuke. Niyo mpamvu twigereye kuri tele kugira ngo tumuvugishe mujyane natwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Mumeze mute? Yego. Nitwa Natasha, nkaba nkorera ikigo cyitwa GCN Real Estate. Tukaba tugezaho abantu ibibanza bigurishwa, amazu agurishwa, nyine dukora mu bintu bijyanye n'ubutaka kenshi nyine. Hanyuma uyu munsi tukaba twasuye ishansiye yanyu. Twifuzaga kumenya ibintu mukoresha kugira ngo nyine mutangire shansiye kuyubaka inzu ikomeye, yirinde imidite, yirinde kuba yahirima, nyine ibintu byose mukoresha. Urabona twebwe ntabwo tuba tubisobanukiwe, twifuza kugira ngo tuganire namwe. Mwaduha iminota mikeya? Nta kibazo. Hanyuma yego, murakoze kuba mwaduha umwanya wanyu, mwatangira mutubwira. Izi ni ferabeto? Yego. Okay. Njye nzi ko ari ferabeto, ariko watangira ubwira njyewe n'abadukurikiye ese izi kuba iki bari kuzifunga ni iziki, zizakora iki? Yes, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urabona ferabeto iyo turi kuzifunga gutya, ferabeto harabona harimo ya 12 n'iya 16. Yego. Icyuma bari gufunga bakita rongiline. Ubu turagenda, iyo maze kugifunga gutya turagenda tukagishyira ahantu hariya ndaza kuhakwereka. Yego. Hateze konfurage. Noneho iyo tumaze kugishyira muri iyo konfurage twateze, duhita tumenamo beto. Ubu leta yitwa ya rongerine, twanakubwiye ko cyitwa rongerine. Turi kukiboha gutya bagishyiramo tuno twuma. Yego. Kangaka kameze nk'agakoze mpande enye bakita etiriye. Rero tugahuje n'ibyo byuma bine niho gita cyitwa rongerine. Okay. Ubwo iki ngiki kikaba rero gifasha ikinzu. Ni ukuvuga iki ngiki kiragenda kigahura n'inkingi twashyizemo arizo twita amakoroni. Ziba ziri mu bindi byuma dutangiza hasi byitwa footing. Noneho ibi ngibi bigahita bikuruwaza za koroni, bikaba akuruwaze y'ikoroni, ku buryo inzu igomba kuba za nkingi, nimba inkingi imwe iri hariya, indi iri hariya, indi hariya arenye, cya kindi tukabishyiramo nabyo bikagenda bikazihuza, ku buryo imwe itagenda gutya indi igende gutya, kubera ko byabaye impande enye bihujwe na cya cyuma cya rongerine twashyizemo. Muri make iki cyuma nicyo kibasha gukora mpande enye y'inzu. Yego. Okay. Mpande enye y'inzu bayikoreramo hasi. Yego. Okay, urakoze cyane. Hanyuma twagenda katwereka nyine ahantu muba mwabishyize n'aho muba mwabiteguriye. Hanyuma hano ku ishansiye uratubwira, urabona ibi ni ibitaka baba
barakuyemo bari gucukura. Ibi ni ibitaka dukura muri iyo myobo yitwa amafutingi, aho duhamba futingi zo guterekaho za nkingi bwa bukorone twita ubusukorone, ko iyo bukiri munsi y'iyi rongerine buba bwitwa sukorone, buba butaritwa korone, buba ari amasukorone. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo tumaze kugera hejuru y'iyi rongerine niho dutangira amakoroni, ariyo nkingi z'inzu zigaragara hejuru. Ariko munsi y'iyi rongerine biba biri hasi mu butaka, ntabwo bigaragara hejuru ku buryo umuntu wese abibona, kuko turongera tumaze gushyiramo iki ngiki turataba tugahuza ku buryo za sukorone zitagaragara na za futingi. Byose ndaza kubikwereka ukuntu biba bikoze n'aho biba birimo hasi. Bivuze ngo iri taka rizongera ritabishwe. Iri taka rizongera ritabishwe. Ubwo nari ndi kwibaza nimba rino taka ryaracukuwe rikaba ryarakuwe ku ishansiye, kubera iki nyine rikiri ku ishansiye, riracyakora iki ku ishansiye? Impamvu rigihari tuzongera turitabishemo hariya mo hagati nitumara kumena iyi rongerine, tuzongera tukagenda tukaritabisha, kubera ko mo imbere mu nzu ya rongerine bimeze nk'aho itabye, inyuma niho itangira kuba yakitwa igikuta ku muzenguruko w'inyuma, ariko imbere bitabye, kubera ko iyo tumenye ya supavoma yo y'imbere mu nzu, ya supavoma ihura na rongerine n'ubugi bwa rongerine hejuru. Ubwo nimumara gutaba nibyo bita gusiza? Gusiza ubu tuba twarashije, kubera ko iyo tumaze gusiza nibwo dushyiraho setingi, tugasetinga tugatangira gucukura ya mafutingi. Noneho nta kibazo, noneho twagendana ukatwereka nta kibazo. Wiriwe neza, we witwa nde? Nitwa Meshake. Wowe mu byiciro by'abantu bakora ku ishansiye, hari abafundi, hari abayede, hari n'abandi benshi bakora ku ishansiye, wowe uri kubarizwa hehe ubu ngubu? Ndi kubarizwa muri stock. Ni we stock ubu ngubu w'ishansiye. Wow. None se muri stock mwa mufite iki n'iki? Dufitemo ibikoresho byinshi dukoresha hano bitandukanye, nk'amafera beto, amasima n'ibindi bikoresho byose. Hanyuma nk'umuntu ushinzwe stock, ko abantu bashinzwe stock bakunda guhura n'ibibazo byinshi kuri tele, ni iki ukoresha cyangwa se ni iki ukora kugira ngo umutekano w'ibintu byawe ukomeze urinzwe? Ibikoresho byawe mba nabicunze neza urebye, kuko umuntu winjiye n'ibyo yazanye n'ibyo asohokanye mba nabibonye byose, bimuhereza ibyo yasohokanye n'ibyo yinjiranye byose mba nabicunze neza, mba mbizi. Mu gitondo abakozi iyo baje bizanira ibikoresho, hari ibyo bizanira byabo ku giti cyabo bakoresha, ibyo basanze byanye nawe mba mbizi. Yego. Ubwo ibyo baje gusaba muri stock nabyo ubizi urabyandika? Mba nabyanditse, mba mbifite. Nimba bikunda se wangeza muri stock cyangwa ntabwo biba byemewe? Nta kibazo, ndabagezaho mbereke. Twagenda noneho kanyereka. Kanwaye n'utuzi twanjye we, inyota iranyishe. Mbega izuba. Hano yego, hari muri stock yawe. Ibi ni za ntuza mutarakata? Ni za moba bakoresha bari gutegura amakoroni. Yego. Hanyuma hakaba harimo ibintu byose. Hanyuma se ko hano urara hano? Wowe ku ishansiye? Ntabwo nari nzi ko umuntu ushinzwe stock nyine biba ngombwa yuko arara kuri stock. Biba kurara kuri stock, kuko hari igihe bashobora kuzana ibikoresho nijoro ugasanga nagiye, ugasanga bibaye ibibazo. Wow. Shamva ni byiza cyane. Hanyuma se ugira umwana, ugira umugore? Ugira umugore. Aba hehe? Aba mu cyaro. Mu cyaro he? Cyangugu. Urumushi? Abashi tumenyane. Hanyuma ufite n'umwana? Ufite n'umwana. Ubu ngubu umugabo yaje ku kazi, urakora nyine ukamwoherereza akavata umugabo wanjye. Nta kibazo rwose. Muvuga amazina ureba muri kamera tuzamusuhuza. Umugore wanjye. Reba abadukurikiye. Twizeyimana Sandrine. Nyine mubwire hari biramubwiye ko umukunda ariko. Umugore wanjye Twizeyimana Sandrine. Nyine gira message umuha kugira azayibone. Umunsi wose cyane mubwira ngo ndamukunda. None se kuri kwibwira nje Uwizeyimana Sandrine ndagukunda bebe, nimutwite umutaba ariko muri kamera. Cyane asurize n'umwana wanjye tw'imfura twembi Gaju Pamela. Nshwi mama afite imyaka ingahe? Afite amezi 9. None se kutambwiye ko umukunda umugore wawe? Umugore wanjye ndamukunda cyane. Yitwa Uwizeyimana Sandrine. Uwizeyimana Sandrine. Mutuye cyangwa ugagana he? Muri Nyamasheke. Nyine Nyamasheke yagana he? Kuri Shangazi. Kuri Shangazi? Shangazi? Shangazi. Abantu mutuye kuri Shangazi, nimuzabona kino kiganiro cyacu muzarebe umuntu witwa Meshake. Oya, umudamu we Uwizeyimana Sandrine. Uwizeyimana Sandrine afite umwana witwa Pamela, muzamusuhuze mumbwire dore umugabo yaragafashe i Kigali,
muzabwe ko ngamukunda cyane aranamusuhuza cyane. Sha urakunzwe wa mugore we, wumve kumva ko umugabo we namubona namaze mfite umugore nibyo nari kumbwira gusa nta kindi. Sawa Meshake, urakoze cyane kuganira nanjye. Yego nawe murakoze. Yego urakoze, Imana umugisha. Yego. Sawa sawa. Hanyuma nyuma yuko mubanza kubona icyangombwa cyabugenewe cyangwa se cyamwemerewe n'igihugu n'amategeko y'u Rwanda, mwubaka stoke. Nyuma yo kubaka stoke mugashaka abakozi bo kwishansiye, hanyuma mwarangiza nyine ubu twageze noneho kwishansiye yanyo yatangiye. Wowe nka engineer ukurikizaho iki kugira ngo nyine inyubako yawe utangire uyubake? Sasa ubu twatangiye kubaka. Ni ukuvuga ngo iyo maze gukora ibyo byose, ubwo maze gusetinga inzu, Yego. ndatangira ngacukura icyo twita amafotingi. Yego. Ni ugucukura njya hasi, namara gucukura ngakora, urabona izi mbaho hari ukuntu tuzikora, tugakora amakesi y'izi muba, tugashyira mu butaka, twarangiza tugaboha cya cyuma cyitwa footing, tugaterekamo. Twamara kugiterekamo muri ya kesi twakoze irimo hasi muri wa mwobo twacukuye, Yego. tugahita tumenamo, tugahita dusetingamo ka gasukoroni, ari byo bino byuma bine muri kumubona. Ubu ni sukoroni yaturutse hasi mu butaka muri ya footing twakoze. Okay, mu gusiza mu mabuye hasi. Mu mabuye, munsi y'amabuye hasi. Okay. Yego. Twarangiza ubwo tumaze kumena za footing, dutangira gucukura icyo twita imisingi. Twamara gucukura imisingi, ubwo ngubwo tugatsindagira, tuzana imashini yabugenewe, tugatsindagira icyo bita compacting, gukompagita kugira ngo bikomere. Twamara gukompagita tugatangira kubaka ya mabuye kugira tubone icyo bita fondasiyo, ariyo iyi murayireba y'amabuye. Yego. Yego. Twarangiza iyo tumaze kubaka ya fondasiyo y'amabuye, za sukuru ndumva nazo tuba twarazitegeye hejuru ya za footing. Yego. Ubwo twaranazimeneye beto. Iyo turangije tugenda duhuza kugira ngo dukate inzu, ibyumba by'inzu biboneke. Yego. Murabibona nuko bimeze. Ubwo iyo turangije kubaka ya mabuye, dutega icyo twita rongerine, ariyo igenda ikuruwaza inzu kugira ngo inzu ibe imwe, kiba ari ikintu kiri kimwe, atari bitandukanye, kuko ya sukoroni tuba twayiteze hariya, indi hariya, ariko ubwo tuba tugiye kuzihuza kugira ngo zibe zimwe zifatane. Yego. Ubwo rero nicyo duhita dukomezaho cy'iki bita rongerine. Cya kino cyuma murakibona kirimo hagati y'izi mbaho ebyiri. Ubwo izi mbaho ebyiri nicyo twita konfurage. Ubwo rero tumaze gushyiramo kino cyuma muri kureba, duhita tumenamo beto, tukaba dukuruwaje ya fondasiyo. Yego. Hanyuma utu tubaho tundi tw'umweru two tuba turi gukoramo iki? Ni ukuvuga ngo tubaho tundi muri kureba ni utwo bita sapoti. Yego. Ni kugira ngo nidusukamo ya beto muri ya rongerine turi kuvuga hano hagati y'izi mbaho muri kureba, ntibibe byagenda byasapotinga ngo bigende, kubera ko tuba turi buvibure. Hari imashini yabigenewe tuzana tuvibuza kugira ngo beto ikomere nyine, nayo ntizazemo imyenge. Yego. Ubwo iyo turangije, ubwo izi sapoti icyo tuba twazishyiriyeho, urabona ziba zifunzemo imisumari impande n'impande. Hariya ziriya mpambo ziteye mu butaka ku buryo bitagenda ngo bibyige bigende kubera ko biraziritse, birafunze. Izi sapoti rero nicyo zisobanuye, aba ari ukugira ngo nituvibura bino bintu bitagenda ngo bijye hirya cyangwa bijye hino, kubera ko bifite ikintu kibifungiyeho nyine, ubwo urumva biraziritse. Yego. Yego. Okay. Hanyuma igitekerezo cy'uko ishansiye yawe wagombaga kubanza kubaka korotire cyaje gute? Ni byiza cyane kuko hari ukuntu iyo hubakisha ibibati haba hadasa neza, nyine urabona ko wabanje gukora korotire kandi nziza cyane. Nyine igitekerezo cyaje gute? Murabona nk'ubu ngubu ikiri gusabwa kuri ubu ngubu, iyo wubatse korotire kuriya, icya mbere uba ufite sekirite ya shansiye yawe. Ntabwo umuntu uwo ari we wese yaza ngo aze muri shansiye atabyemerewe. Abanza gukomanga kugira ngo yinjire muri shansiye, akabanza kubisabira uburenganzira, ukabumuha. Wamara kubumuha akajya yakinjira. Niyo mpamvu cyane ahanini tuba twabikoze kuriya, tukabanza tukubaka iriya korotire. Twamara kubaka iriya korotire tukanayifunga kugira ngo tube dufite sekirite y'ibyo tugiye gukora. Ntihabe hari umwana wakwidumbukiza ngo apfe kwinjira kandi bitemewe, kubera ko amategeko adusaba ko umuntu agomba kwinjira ahantu ari uko hakora gusa. Cyane ko niyo na siranse tuba twaguze iba ari iy'abakozi dukoresha. Ntabwo tuba dufite siranse y'umuntu uzaza avuye hanze apfa kwinjira ataje gukorera aha, kuko hagiriye ikibazo kandi we tutaraguze siransi ye yaduteza ikibazo. Niyo mpamvu yaduteza ikibazo, kandi siransi dufite ari iy'abakozi twebwe.
tuba twarigenewe gukoresha cyangwa tuba twateguye gukoresha, na siranse tuba twaguze ni iy'abakozi bacu, ntabwo ari iy'undi muntu wo hanze. Okay, urakoze cyane. Hanyuma iyi nzu yanyu kuri pla yawe izamara igihe kingana iki kugira ngo ibe irangiye? Izamara amezi 8. Izamara amezi 8. Akaba ari inzu, ari etaje igeretse rimwe? Etaje igeretse rimwe, yego. Okay, etaje igeretse rimwe, ubwo no kuva hasi izaba ifite ibyumba bingahe, hejuru ifite ibyumba bingahe, bitewe n'uko wabaze ibintu byawe? Ni ukuvuga ngo hasi ifite icyumba kimwe, ifite salo ebyiri, ifite igikoni, ifite na saramanje, n'amatuwarete 4. Okay. N'amabaraza 3. Okay. Kubera iki ifite icyumba kimwe? Bitewe n'uko n'ibyo twashatsemo kugira ngo biboneke, twayihaye kimwe, ibindi byumba tubishakira hejuru. Ibindi byumba bizajya hejuru. Noneho tuyiha salo ebyiri. Okay. Ishobora kuba iy'abashyitsi n'indi iri rusange. Okay. Urakoze cyane. Hanyuma hano ku ishansi yawe ufite abakozi bangahe? Urakoze, hano mfite abakozi bagera muri 12. Ufite abakozi 12. Mugomba kubaka etaje ikarangira mu mezi 8. Ni ukuvuga ngo mba mfite 12, ariko nuko ibyo turi gukora biba bisaba abo bakozi, bitewe n'uko urabona turacyari gutega, ariko ubu nitugera mu matafari, turi kubaka amatafari, bizasaba ngo tubongere tube twagira na 30 cyangwa 40. Mbese abakozi muri make biyongera bitewe n'uko ibihe bimeze. Yego. Okay, urakoze cyane. Hanyuma ikindi twakubaza, watubwira, urabona ku ishansi yakunze kubaho imbogamizi zigiye zitandukanye, ibintu bitoroshye. Hanyuma nyine nk'imbogamizi mukunda guhura nazo kuri shansiye zikunda kubagora cyane nk'aba enjeniyeri cyangwa se n'abakozi, ni izihe? Murakoze, nta mbogamizi dukunda guhura nazo zikomeye cyane, bitewe n'uko nkatwe mu gihugu cyacu urabizi nta kibazo gihari. Twizeye ku mutekano uhari, turawizeye. Ababishinzwe baradufasha bakabikora neza, natwe tugakurikiza amategeko yabugenewe, ibyo dusabwa, kugira ngo tutabangamira abo bantu. Imbogamizi rero dushobora guhura nazo, ndumva ahanini kereka y'imvura, nk'imvura iri kugwa, niho usanga nk'ubu turi hasi, usanga ari bigiye byaba imbogamizi, kubera ko usanga ibintu byose byatabaye byiza kubera imvura, ariko nk'ubu bitari kugwa bari nta kibazo. Yego. Hanyuma bano bakozi bose, no kuvuga ngo bose hari ubwo muvuga mubarana ku kwezi cyangwa bari buhembwe ku munsi? Aba bakozi uko dukorana mba ndi bubahembe buri cyumweru. Ubwo ni ku munsi, mbabarira, baba bafite umushahara wabigenewe. Yego. Mbahemba ku munsi, ariko nkazawubara nkawuhuza n'icyumweru nkabahemba. Okay. Ubwo bahembwa buri cyumweru. Yego. Okay. Hanyuma nk'umuntu uba uri kubakisha inzu, uvuga ati nyuma y'amezi 8 inzu yanjye igomba kuzaba yuzuye, ni iki kintu kiruta ibindi wiringiye ko iyo nzu koko icyo gihe izaba yuzuye? Ikintu cya mbere niringiye ni uko uwo dufitanye amasezerano ari we nyir'ibikorwa principale, nizeye yuko afite amafaranga, kuko niyo ya mbere. Amafaranga adahari ntabwo ibyo bintu byashoboka, ariko kubera ko afite amafaranga, igikoresho nzajya mwaka azajya akima, namwaka amafaranga y'ibyo twavuganye akayama, kugira ngo abakozi nabo babone amasezerano y'abakozi twagiranye nayo ajye akemuke neza. Ubwo ndumva nta kindi kintu cyatuma itagerayo, kandi wa muntu ibyo bintu byose yarabiteguye. Yego. Okay. Hanyuma iyo inzu uri kubaka nka gutya, nta kwari ukuntu hari igihe kuri shansiye habaho ibibazo nka gutya, bari guhonda ibintu, abaturage bakubwira bati gerageza mureke kutubangamira, nyine muri kudusakuriza, mwebwe ntabwo birababaho cyangwa ntabwo muragera mu gihe muri guhonda bya nyabyo? Abaturage nabo barabizi igikorwa remezo, nta muturage, abanyarwanda twarasobanutse, nta munyarwanda wanga igikorwa remezo nk'iki ngiki, kubera ko barabizi ko igikorwa remezo cyageze ahantu nk'aha ngaha cy'ikintu nk'iki cyiza, hari abantu benshi babigiramo amahirwe, abaturage baha barakora, babona akazi,
ndetse na hantu hakagira agaciro, kuko nk'uyu muturage ubu waruri ahangaha, wari umuturanyi utuye ahangaha, iyi nzu kuba igeze ahangaha nawe agize agaciro, aravuga ati nanjye ngize agaciro iwacu n'inyuma yanjye hageze etaje. Ubwo rero urumva ntabwo yahera hasakuza avuga ngo bari kunsakuriza, kandi abanyarwanda tuzi neza yuko iterambere twarigezeho rikagera no mu mutwe, twarasobanutse. Ndumva rero ntawaza kubangama uwaba arwaye, kereka ari nk'umuntu urwaye akatubwira ati ndarwaye nimunyihanganira, aho birumvikana. Ariko abadafite ikibazo nta kibazo tugirana, baratureka tugakora tugataha nta kibazo, kuko nabo barabizi yuko batagura, kuko ibikorwa remezo tuba tubikeneye mu gihugu hose. Okay, urakoze cyane. Hanyuma nkanjye Natasha, umuntu ushaka kubaka inzu ikomeye, nzirinda imidite, nkirinda ko inzu yanjye ishobora kuza umutingito, inzu yanjye igahirima, nkirinda ibibazo byose nshobora guterwa n'inzu, wandangira iki? Ni iki nakoresha kugira ngo nirinde ibyo bibazo byose? Nyine niki nk'umwenjeniyeri wambwira iki nakoresha kugira ngo nzabashe kwirinda ibyo bibazo bishobora kwatera inzu yanjye mu gihe ngiye kubaka? Murakoze. Hari ibikoresho dufite byabigenewe birinda imidite, uwo mutingito. Biba bisabwa ngo izi koroni uzikore neza, uzikomeze, uzishyiremo beti ikomeye, uzivangire bigenewe. Hari amategeko tuba dufite agenga bino bintu tuba turi gukora, uyakurikize neza. Iyo uyakurikije neza, ndatekereza ko nta kibazo dushobora kugira cy'uwo mutingito. Imidite nayo hari imiti yabigenewe, turagenda tukayigura, tukayivanga, noneho tugashyiramo, tukavanga na ya sima, ku buryo imidite ntishobora no kurebaho na gatoya, kubera ko tuba twamaze turayitsinda bitewe n'izo poroduwi zaje dukoresha, tukabivangira n'izo sima, ku buryo izo imidite kuri twebwe ni ikintu navuga twatsinze kidashobora kubaho. Hanyuma mu gihe nifuza inzu ikomeye, mu gihe wifuza inzu ikomeye, ni ugukoresha ibikoresho bikomeye. Nanone ayo matafari akaza, ukagenda nturebe ya matafari atarayibumba, ukareba amatafari y'ibumba kandi rihiye, bokeje neza. Nimba ari izo boroke sima, ukareba boroke sima wavangiye, zibumbye neza, zirimo sima ikoze zikomeye. Icyo gihe nta kintu gishobora gutuma inzu yawe idakomera, kubera ko uba wakurikije ibiri standari, mezire zitandari zisabwa z'ubukomere, kandi ukazikurikiza neza, ukazivangira neza. Okay, urakoze cyane. Hanyuma ntekereza ko ibyo twifuzaga kumenya ku ishansiye byose nkaho tubimenye, nibidushobokera tuzagaruka kubasura mumaze gusoza nka grandi, musigaje foro ya mbere. Hanyuma ntekereza ko byose twabikubajije. Baba we, iri zuba se inyota iranyishe, ndapfuye, ndashaka amazi yo kunywa. Turatuma nde hano umuntu wawe twatuma? Hanyuma kuri bano bakozi banyu baba bari ahangaha, bagira amasaha bajya muri pause? Yego. Okay. Turakora byagera saa sita bakajya kuruhuka, bakajya gushaka icyo kurya, kuko iyo umuntu yakoze, iyo yariye aranakora. Yaranakora, kandi umuntu nk'uyu uba wiriwe ukora imirimo nk'iyi irimo ubwenge, irimo imbaraga, biba bisaba ngo anarye, kugira ngo n'umubiri nawe ubone nyine ikiwutunga, za mbaraga ziva mu muntu wariye. Okay, nta kibazo. Hanyuma tugikomezanya, kariya kantu gasa nkaho kitaruye, ni akazu, ni agaki kubakishije amabati kitaruye ahandi? Kariya ni ubwiherero, mu kinyarwanda ni tuwarete, nako mu mvugo rusange ni tuwarete, ndumva ntawe utabizi. Ni aho abakozi bajya nyine. Urumva ntabwo wakubaka, waba ufite ahantu abakozi bangana gutya udafite aho bagomba kujya, bajya kwiherera mu gihe wenda bashatse kunyara, cyangwa se no kujya kuri tuwarete nyine. Niyo mpamvu tuba twabakariye tuwarete hariya, kugira ngo babe bajyamo. Icyo kamaze ndumva nta kindi. Wakoze cyane kuduha umwanya wawe, wakoze kubana natwe. Twebwe twitwa GCN Real Estate. Yego, tukaba dukora nyine ibintu bijyanye n'amazu, tugurisha amazu, turanayagura, tugurisha ibibanza nabyo tukanabigura. So rero wakoze cyane, n'ukuri ntabwo mva ukuntu wadufashije. Imana iguhe umugisha. Ikintu bishobora kunsaba kugira ngo ntangire kubaka
inzu yanjye, icya mbere ni icyangombwa, icya kabiri nkaba mfite stoke, icya gatatu nkaba mfite abakozi, icya kane ngomba kugira ubwiherero mwabubonye aho abakozi bagomba gukorera ibintu byabo biri prive. So ikindi ngomba kugira abakozi ku ishansiye, abakozi bagomba kuba bafite imyenda yabugenewe ariyo ingofero, amajire cyangwa se ibisurubeti bitewe n'aho bagenda bagera, hanyuma n'amabote nyine cyangwa se inkweto zagenewe ku ishansiye. Ngewe nazanye agakweto kanjye, ntabwo nari nzi ko ku ishansiye haba hakenewe inkweto, ariko ibikoresho byo babimpaye byo kwambara. Hanyuma ikindi batubwiye ko inzu ifite fondasiyo nziza, nyine fondasiyo igakoze neza, iyo nzu biyirinda kuba yahirima cyangwa se nka kwa kundi haza imitingito, biyirinda nyine iyo nzu no gusaduka. Hari ukuntu ujya ubona inzu yawe yarasadutse ifite ibintu utamenya, yego biterwa na fondasiyo y'iyo nzu uko ni meza. Hakaba hari amapawuda yaje y'imidite, nabyo ni ibintu bifasha inzu kugira ngo imere neza. Hanyuma rero ngiye kwambuka, ubu ndi kureba ahantu ho kwambukira kugira ngo njye kureba iyi nzu. Mwiriwe neza, mumeze neza? Ese ubwo nta musore wakorera ubushake akaza akanyambutsa arankinjira muri iyi shansiye yanyu? Ngwino be. Ku bitugu kandi? Oya ni ku bitugu. Ndaca. Reka nkore. Aha. Ugomba gusimbuka neza. Yego. Kandi ajya aho ngaho kugira utaza kugwamo ugasanga. Buretse mani mfite ibiro byinshi. Ego iwe. Aha. Aho kinagezemo. Hanyuma nitwa Natasha, witwa nde? Naye nitwa Madiba. Madiba wadi Umusaza mu bandi. Bimeze bite se? Hanyuma se Madi, none se iki ni icyumba ni saro? Iki kukibona ni icyumba. Saro ni iri. Igihe si iki ni icyumba? Oya. Ubu iki cyumba cyajyamo igitanda? Oya. Iki ntabwo ari icyumba ugereranyije. Ni iki ugereranyije? Ugereranyije ari nk'agakorodoro. Ari muri esikariye. Hano ni muri esikariye. Hano ni muri saro. Iki ni icyumba? Hano ni igikoni. Iri ni baraza. Ni baraza ryo hanze. Hanyuma icyumba kiri hehe rero ni iki? Icyumba kirimo ari. Ni toilette. None se toilette muzayicukura mwarasoje kubaka? Oya, uburyo babigenza basetingamo toilette za kizungu bagashyiraho amatiyo noneho amena mu mafosi yo hanze. Ubwo muzacukura na fosi hanze. Okay. None se Madi ufite umugore? Mbere cyane ngendo. Umwe? Ubundi ari abagore ni babiri. Ufite babiri? Harimo wambyaye. Amvawe. Ubuse iyo uvuye anga kuri iri zuba, bari ikintu wabasha kwisayidira kwere? Ubwo se urumva byabo. Kuri iri zuba? Ugomba kwitaho nk'inshingano z'umugabo. Wowe izo nshingano cyazikora kuri iri zuba? Mbere cyane. Niwe mugabo numvise ugikora inshingano kuri iri zuba. Icyafite akabara agaragara. Ufite abana bangahe se? Umwe gusa. Umwe afite imyaka ingahe? Agiye kuzuza 5. Ariga? Yiga materineri ya 2. Wow, ni byiza cyane. None kutari kubyara undi? Oya. Ubundi ntago ari vuba kuko urabona ubuzima buryo imeze y'isi uburyo yubatse bisaba kugira ngo ubanze umuteganyirize. Wow, felicitation cyane Madiba, wakoze kubana nanjye. Reka nshake n'undi muntu tuganira, ndabakora ese ko mbona mwambanye bize. None ariko Madi rero birasaba ko ukomeza ukanyambutsa hano ntabwo ndi buhambuke pe. Nahindutse umusare noneho. None se ubu ibiro byanjye urabona koko ni umusare bisaba ko mfite umuntu tukambuka mayi nka data ndakandagira he. None se wewe kuri nanjye nkandagire oya iyi ni ibanga ry'akazi. Yesu we ndapfuye noneho ndacaye hano. Hanyuma Madiba nanjye ntakubashije, hari ibyiciro bitatu by'abantu bubaka. Hari abayede, hari abafundi, hari abenjeniyeri, hari abashansiye n'abandi. Wowe ubarizwa mu bahe? Nje rero uburyo mbazwa ntabwo ndi umufundi kuko abafundi rero bandi bahoma amajerekani. Ubu ngiye muri iyi minota ndi umufirayeri. Mufirayeri? Icyo cyo n'ikindi cyiciro. Abafirayeri ni abaki rero? Abafirayeri ni abakora iby'ibyuma. Okay. Abafera beto. Okay. Iyo ushaka kubivuga neza mu ndimi z'amahanga ni abasitiri. Abasitire? Kubera iki se mu bita abasitire? Hari aho bita stile ni ibyuma. Okay.
Wow, Diba urakoze. Asante. Okay, sawa. Ariko se hano hantu n'ubundi rega n'ubwo uri kunsiga. Njye nawe nzi kuntu ndahava. Niwakonyokanye inzira twanyuzemo se kari yaba ari nziza. Niyo yambera nziza. Ngaho reba ahantu ngejeje. Yes, we. Ayo. gukora agakorube ka yarangurira gukora agakorube ukuntu inzu ikaba ifite akantu k'agaserikire urani kari agaserikire tuba tugiye gukora nka kariya. Okay, sawa nta kibazo. Okay, umusaza bitese imeze utese witwa ndese Kanyarira Kanyari bitese bahoze bavuga ko ufite abagore babiri nibyo cyasibye barakubeshyera nabyo nahembwe bararenga nabyo nahembwe bajya barenga iyo wahembwe bajya barenga uravugisha ukuri oya reka tuvugane kandi witera umugongo abadukurikiye ufite abagore babiri kandi niyo wahembwe bararenga bajya barenga buriya nese ufite imyaka ingahe yewe 12 n'ingahe oya yari ko wimba mwana ufite imyaka 12 bisemera kuza gukora ku ishansiye bebaho iyo byanze nyine ubuzima bwanze hose ntabwo ku ishansiye bakwemera udafite irangamuntu ese bagushakira silence gute nta rangamuntu ufite wiga ninjoro hanyuma mu bayede mu bafundi mu bashansiye no mu basitire wowe barizwa hehe barizwa aho bita abeguranyundo nabake uri bavuze bangahe weho nsubiza none se karo uri ku ishansiye nge urumva nababwirwa n'iki kweri gende wo bita umushura pansiye akora iki kuvuga ngo umushura pansiye nyine dukora ibisenge dukora amaparafo bino bintu ubona biteye hano by'amafoto tuba twarabikoze ibintu byose bijyanye n'urubaho cyitwa urubaho umusumari barizwa kuri wana kabisa urabona ko biri design dukuntu nyine bikiri hasi okay hanyuma wambwiye ngo mbwira nyine tureke blague ufite umugore nawe ufite uracyari umwana se ko kiba kushinja abagore babiri ufite impamvu iyo wahembwe nyine basa ari benshi cyane ahubwo kuko n'ubundi wenda nkunda kugira inshuti z'abantu hamwe ubwo n'undi wakubona hano yanjye ko nawe umugore tayari ubwo twamaze kuba n'inshuti nese hano hantu hanyu none ngera inyota iranyisha ubundi amazi muyakura hehe ko nta rubine nabonye ahangaha hariya muri biro bateretsemo ka jibu shani bame pe kanjye kureba umuntu wo kuri biro yanyu ampe jibu stokipa yari yatumije uriya mu kanya yaba hageze nyine aba ikibazo cy'iminota okay sawa urakoze cyane Natasha Rwandeze nanjye nitwa Paul gusa amazina yanjye urayibuka Natasha nisuko kuyansubirishamo kandi nayakubwiye ndayibuka nitwa nde Natasha Rwandeze wow none so neza kucyo wabimbazaga kandi wari wabyumvise nayibutse bimeze bite se Mr Paul turashima Imana haleluya none se Paul wowe ku ishansiye hari abantu benshi mwebwe mukora ibijyanye n'iki nkora ibijyanye na feriyage ni iki feriyage ni ibijyanye n'ibyuma ibyuma bikora ku mazu y'amayetaje burya hari ibyuma byagenewe gukora ku mazu y'amayetaje mubikorera ku ishansiye tubikorera kuri shansiye narinzi ko bigura bikoze oya okay ku ishansiye ko bari abantu benshi atangiye kumvanga ngo hari abashuruparo abasharupansiye abayede abaferayeri none se nakantu gato yagusagiye kubaza Mr Paul urubatse ndubatse ufite umugore n'abana n'abana batatu okay utuye inaha Nyabisindu Nyabisindu wa Remera harya ubwo Nyabisindu bahaganaye Nyabisindu iba umanutse kuri control technique yego ukamanuka ureba Nyarutarama yego hagati ya Nyarutarama na Kibagabaga yego Shaporo urakoze rero cyane urakoze kumvugisha wambwiye ko ufite akazi kenshi Imana ikurinde murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha urakoze cyane amaye nka data fire harya ni Diba siwe ni Madibu yungu ariko Madibu kuryo mba wanantwika kwe umusaza wiriwe neza neza bitese biraca mu mwanya ubona ruzungu na mutima ase wazibereye umuhanzi ko ufite ijwi ry'abahanzi byangora gute se ibi bintu nibyo byangira kumbonamo wallahi hanyuma se mu bayede no mu bafundi no mu ishantiye wewe wisanga hehe nisanga mu abashoropansi ni babandi ngo bimbaho okay none se kubera iki wo ubaye imaye nka data ubaye umuhanzi wumva yuko waburara ntago byambera kubera iki se
bibera abantu baba barabiteguye umuntu barakoze ikiroso Njye ari ntabwo kuvanga nabiteguye ariko kare. mani niko ntabwo nabiteguye kare njyewe kubera iki se buri wese n'akazi ke Ubu nta kibazo wakomeza ugakora turi buganire mbese hari ikintu bitwaye ndaba nkuganirizamo none se ufite umuryango cyane yego umugore n'abana n'umwe cyane we muntu hano numvise ufite umwe njye mfite umugore umwe na stowa keeper abandi bo ngo ngo iyo bahembwe bariyongera cyane uko ntarabageraho oya hari umwana ngo iyo yahembwe baba benshi bariyongera birashoboka yego nawe iyo yahembwe ntabwo bajya biyongera ntabwo bajya baza njye ntabwo byavamo kubera ufite imibare ngasanga irimo iragwa mu kw'abandi urayitera ukabona iri kugwamo uko abandi hari ukuntu ukubita imibare ukabona ntabwo biri kumacinga neza ukabona ntabwo biri guhura karangira ubyihoreye Oh. kabirekera abatoya bagifite imbaraga Kubitekera abato bakibishoboye niko babyita yego okay sawa sawa yes iyi ni GCN Real Estate nanone mukaba mwirirwanye natwe mwabanye natwe mu kiganiro cyose cyo dusoje twagiye kubereka ku ishansiye twiriwe tuzengurukana ahantu hose twaganiriye n'abantu bo ku ishansiye batandukanye hagati aho batubwiye yuko nimba ushaka kubaka inzu hari ibintu uba ugomba gusabwa nk'ubu ngubu hari umuntu turabizi ko hari abantu mufite like ibibanza ariko muvuga muti nzubaka gute nzakura amafaranga muze hano tubabwire ni ukuvuga ngo batubwiye ko ubanza ugashaka icyangombwa cyemewe n'amategeko y'igihugu cyacu hanyuma wamara kubona icyangombwa ukajya kuri cya kibanza cyawe nyine ugahitamo aho uzakorera ukahasiza wamara gusiza ukubaka sitoke ijyamo ibikoresho byose bikoreshwa ku ishansiye wamara kubaka sitoke ukubaka ubwiherero nabwo buba bukeneye ku ishansiye hanyuma wamara ugatangira kuzana ibikoresho bigiye bikenewe ukamena amabuye ukamena amakonkasi ukamena amalaterite ndetse n'imicanga hanyuma warangiza ugatangira guhayaringa abakozi uhayaringa ni babandi bazakora mu ishansiye nyine bubaka hanyuma abakozi nabo bagatangira akazi kabo ko kubaka hanyuma batubwiye ko hari uburyo wagiramo inzu ikomeye batubwiye ko kugira ngo inzu ikomere ari ibintu bihera mu gisenge muri fondasiyo y'inzu nyine kugira igisenge gikomere cy'inzu bihera muri fondasiyo y'inzu urabona ko hari ukuntu inzu ijya isaduka hejuru cyangwa se ukabona nyine inzu isa nkaho ifite ikibazo ibyo rero batubwiye yuko biterwa n'uko bubatse fondasiyo y'inzu rero fondasiyo bisaba ko ifite amabuye ifite umucanga ndetse na sima rero ibyo ngibyo bituma fondasiyo ikomera cyane wumva abantu babubatse cyangwa abenjeniyeri hari utundi tumaniyeri bashyiramo ariko ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi cyane biba bikenewe hano rero ni muri R2 aho hano hazubakwa inzu igeretse rimwe ariyo G+1 cyangwa se floor imwe nyine y'inzu ubwo ni inzu yubatse etaje ifite floor imwe nyine yego hanyuma urabona yuko bayitangiye urabona ukuntu batangira etaje bataratangira gushyiraho za nkingi zizamuye hari ukuntu ujya ahantu bari kubaka nka etaje ukabona bagiye bazamura ibyuma bagiye bazamura so nuko rero bayitangira hasi bari gusiza tuno twuma ubona turimo gutya n'utwuma tuzakoreshwa turimo hasi muri fondasiyo hasi mu mabuye rero ibi byuma nibyo bizakomeza bagenda bazamuraho kugira ngo bazamure ibisenge bya etaje rero twaganiriye n'abakozi baho twaganiriye n'abafite ingo twaganiriye n'ukuntu nyine abantu bita ku ngo zabo baje ahangaha tuganira n'abana bahakorera b'urubyiruko batubwira uburyo iyo babashije guhembwa ari wo munsi bashobora kugira abagore benshi ari wo munsi bashobora gusurwa n'inshuti zabo nyinshi twaganiriye na stowa keeper tubwira impungenge n'ibibazo byose ashobora kugira muri stoke twaganiriye na engineer nawe atubwira ibibazo byose cyangwa se n'impungenge ashobora kugira ku ishansiye n'uburyo agerageza kubyirinda ari nako mubona ko yubatse igipangu kortire mbere ibyo ngibyo bikaba byaramufashije kuba yakwirinda abajura cyangwa se ishansiye ye akarinda abandi bantu bashobora kuza ku ishansiye badafitiwe insurance n'iyi ishansiye uko nanjye nzaba bibanze konza se ariko nabisabye ngeze aho ngaho barareka ndinjira kuko bambwiye ko ngize ikibazo ngirira ahangaha nta insurance yanjye bafite byagorana kugira ngo babashe kuba bamvuza so rero mwakoze kubana natwe
mwakoze kureba ukuntu inzu ikomeye, ariko nyamukuru icyo twashaka kubabwira ni umuntu ufite ikibanza wabuze uko acyubaka avuga ati nahera hehe, ufite ubunebwe bwo kubaka, haguruka wubake kuko ni ibintu byoroshye. Ushaka icyangombwa, ushaka injeniyeri muzima muvugane, ubundi ibindi urubaka, amafaranga agenda aza buhoro buhoro kandi bikarangira. Mureke tuve mu bukode twubaka amazu yacu. Iyi ni GCN Real Estate. Mujye mukomeza gukurikira gahunda zacu n'ibiganiro byacu. Reka tuzagaruke ubutaha tujya kubereka ahantu hari amadiru cyangwa se imari zishyushye zo kugura. Nari Natasha Rolandez, ndabakunda.